zirindwi nuba ujya uzirota izi nzozi zirindwi. Inzozi zirindwi nizo ngiye kukubwira uyu munsi. Ngiye kukubwira inzozi zirindwi. Izi nzozi zirindwi waba ujya uzirota ukamenya ko ngiye rero kukubwira izi nzozi zirindwi. Ibi bintu nubyibonaho, ibi bintu ukabona bikuriho, ujye umenye ko hari umwuka ukugendaho, hari umwuka ukuriho. Icyambere kiriho n'ubundi ntabwo yumvikanaga n'iwacu, ndetse hari n'igihe yigeze kubwira papa, aramubwira ngo nubwo ubyara abana beza ariko ntacyo bazakumarira. Mana amahoro itugirire neza. Rero aza gupfa. Amaze gupfa uyu munyirasenge ngo akajya ahora ambona uyu mukobwa yaryama, akabona nyirasenge mu nzozi, ngo ariko akabona amufitiye umujinya mwinshi cyane. Ngo hari n'umunsi yakubise agatoki ku kandi ari umuzimu, aramubwira ngo ntabwo uzigera unkorana ubukwe, ntabwo uzigera unyubakana urugo n'umunsi n'umwe. Noneho rero ngo buri uko agiye gukoresha ubukwe ngo habonekaga ikintu kibyica. Ngo rimwe na rimwe, ndetse ubwa nyuma bwapfuye baravuye no mu murenge. Yarambwiye ati navuye mu murenge, ubu ndi mu bantu bitwa abagore wakoze divorce, ariko sinigeze mbana n'umugabo. Ntibigeze babana, bagiye mu murenge igihe bitegura gukora ubukwe, umusore arabura pe, aragenda ntiyagaruka. Imana y'amahoro itugire neza. Umva abo bazimu. Kandi yahoraga birota, agahora birota buri uko agiye gukoresha ubukwe, akaza nyirasenge akamubona mu nzozi, kaza akamubwira ati oya, we ntuzigera unkorana ubukwe n'akanya na gatoya. Dusenga Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irahishura. Haleluya. Shimye Imana ivuga, so ni mashanda wiribirifa. Imana ishimwe ko igivuga, Imana ishimwe ko igitanga amakuru. Turasengana. Buriya nicyo cyiza cyo gusengana. Mwuka usambanya abantu, gasanga uraryama, ariko uyu mwuka ukigera ku buriri, uyu mwuka ujya kubona ukabona uraje. Menya ngo uno mwuka ni umwuka mubi cyane, ko ni umwuka udashaka ngo wubake, ko ntabwo wakubaka ufite iyi myuka igusambanya. Kuko iyi myuka igusambanya niyo ufite umugabo, iyi myuka iramwirukana, iramujyana. Niyo ufite umugore, niba uri umugabo bikaba bikubaho. Mu ijoro ukajya urota usambana mu ijoro. Ukeneye gusenga Imana. Imbeba ziraje zikuriye mu biganza, ndetse izi mbeba zinakuriye mu birenge. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe ubyuka ugasanga ibirenge byawe imbeba zabiriyeho. Hari abantu bakunda kuribwa n'imbeba. Imbeba zikakurya pe, kandi uri muzima. Mu busanga ubundi imbeba zirya abantu bapfuye, ariko wowe ugasanga uri muzima, ariko imbeba zirakurya. Ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye gusengerwa Imana. Uwo ni umwuka mubi. Akenshi uyu mwuka w'imbeba ugendana n'inyatsi. Uyu mwuka w'imbeba ugendana n'ubukene. Uyu mwuka w'imbeba nta kintu utunga ngo gihamaho ngaho. Uyu mwuka w'imbeba nanone ukagendana n'ikintu bita uruzerero. Akenshi niba urota ukarota imbeba zikurya mu biganza, nta kintu ushobora gutunga. Imbeba zakurya mu birenge bivuze ko ingendo zawe aho wateganyaga kujya ubwo zirakatitse ntibigikunze. Ikindi kintu, undi mwuka cya karindwi, ikintu ukeneye gusengera, biganza abantu bankurikiye. Ndashaka gusengana nawe, wa muntu w'unkurikiye, biriya bintu birindwi byose uko nabivuze biri ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe. Wiyumvishijemo nka bitatu wabonye ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe. Urankurikiye, birashoboka ko uri mu Rwanda, nshaka gusengana nawe. Uri mu Burundi, nshaka gusengana nawe. Uri muri Canada, nshaka gusengana nawe. Uri muri Amerika, nshaka gusengana nawe. Niwiyumvaho bino bintu, mpamagara umbwire ngo Prophet, ndashaka gusengana nawe. Niwiyumvaho imyuka, mpamagara umbwire ngo ndashaka dusengana, ndashaka kwihuza n'amavuta y'umuhanuzi mu izina rya Yesu. La bini fo shando wiribiri
fai lele botai mekota ya nini topevo nini. Reka nkubwire agaciro k'umuhanuzi. Numenya agaciro k'umuhanuzi, numenya agaciro kaba bamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukwiriye kuyoboza Imana inzira. Abakera bayobozaga Imana inzira bajya kwa bamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Akajya kwa bamenya, bamenya nawe akamumenyera uko bizagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero urasabwa kumva no kumvira. Ukiyumvaho biriya bintu navuze, ukeneye gufata nimero yanjye, urayibona kuri screen aho ngaho, unyandikira umbwire ngo Prophete ndashaka gusengana nawe. Fata iyo nimero iri kuri screen, unyandikira umbwire ngo ndashaka gusengana nawe. Mbwira uti ndashaka kubakana nawe igicaniro. Imana y'amahoro itugirire neza. Fata iyo nimero iri kuri screen, umbwire ngo Prophete ndashaka kubakana nawe igicaniro cy'amasengesho. Dusenge ibyo bicaniro by'abazimu, duhamagara Imana, usengera Imana. Hari amavuta ahindura amateka, hari amavuta akandagira amateka. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje nanone, nkwifurije amahoro y'Imana. Nge ndi Prophete Emma, gusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Umeze neza? Tugarutse mu kiganiro ni mu mubohore. Ni ikiganiro twajyaga dukora, twari twaragihagaritse, ariko noneho igihe kirageze tukigarutsemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Buri munsi murajya mubona video ijyanye no kubohoka. Imana itugirire neza. Rero nge ndi Prophete Emma. Kura subscribe kuri iyi channel ya Prophete Emma. Urashaka kujya umenya inzozi urota, kashaka kumenya ibintu biri ku buzima bwawe, ushaka kumva ijambo ry'Imana ryihumure, ihuze n'aya mavuta, ukore subscribe. Nzi neza ko uzagira umugisha kuri iyi channel, kandi nanjye nkakugiriraho umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Rero kuri wowe wamaze kuyikora, reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ni ukuri. Reka muri mbyuze umwuka ririmba aravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, abo nibo bazagabana umugisha w'Imana. Rero kuba ngufite n'iby'agaciro, kukugira ni bintera imbaraga, kubera yuko iyo ndi hano kugira ngo dusangire ku byo Uwiteka yashyize muri nge. Hari byinshi, hari package Uwiteka yashyize muri nge, kandi iyo package nzi neza kuyikeneye. Iyo package urayikeneye. Rero kora subscribe wihuze n'amavuta. Buri kiganiro cyose nzajya nkora kijya kikugeraho bitakugoye. Buri jambo ry'Imana, kuko dufite programme ndende. Hari amateraniro dukora ya buri wa gatanu, twirirwa ku gicaniro dusenga Imana, abantu babohoka, Imana ibakiza, kandi abantu bakira agakiza. Ikintu buriya kinezeza mu rusengero kibaho, nezezwa no kubona umuntu umwe, uyu umwe akijijwe akakira agakiza. Buriya nicyo gitangaza kiruta ibindi bitangaza byose. Nasengera abantu bakavamo abadayimoni, nahanura bigasohora, nasengera ingumba zikabyara, ariko buri ikintu kinejeje kibaho ni ugusengera umuntu umwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Buriya mu bitangaza bibaho Imana yankoreye ni ukumpa agakiza. Ni ukumpa agakiza. Njyewe nari mubi cyane, kuko ndi mu bantu bakijijwe bararaguje, ndi mu bantu bakijijwe. Iwacu twari dufite karande, z'iwacu zo zari mbi, ko karande z'iwacu zari zikomeye cyane. Iwacu bapfa bakenyutse, iwacu habayo ikintu cy'umwuka wa karande w'ubukene, hakabamo ikintu cy'umwuka wa karande y'uruzerero. Ko ngewe aho namenyeye iwacu hari uburyo aho bari bamaze kuzerera, aho bari bamaze kuva. Ibyo byose muririmbyi ari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo ukurikije z'akarande na z'akavukire zacu, nta murengezi n'umutabazi twari dufite, uretse ko Yesu wacu yahagobotse, twabarabo gupfa muri we yaduha ubuzima. Iryo ni ishimwe rimbuza kwiyumanganya, shimwa Yesu waje iwacu. Amen. Rero tugiye gusenga Imana uyu munsi. Ndakubwira iki rero? Ngiye kukubwira inzozi 7 ushobora kurota. Izi nzozi 7 wazibonaho ukamenya yuko uri mu byago, ukeneye gusenga, kandi ukeneye ikiganza cy'umutambyi kugira ngo musengane Imana. Izi nzozi 7 nuba ujye uzirota. Izi nzozi 7, inzozi 7 nizo ngiye kukubwira uyu munsi. Ngiye kukubwira inzozi 7. Izi nzozi 7 waba ujye uzirota ukamenya ko uri mu byago. Buriya hari ibintu biza ku buzima bwawe ugahita umenya ko ibi bintu kibibona
ukeneye gusengerwa cyane, ukeneye kubana n'Imana. Uyu munsi rero ni inzozi zirindwi ngiye kukubwira, nkakubwira n'ubusobanuro bwazo, narangiza nkakubwira nuko n'icyo wakora kugira ngo izo nzozi witandukanye n'iyo myuka, kuko akenshi inzozi urota zifite icyo zivuze kandi zifite aho zikuganisha. Akenshi hari ibintu ureba ntukabireke ngo bigende, ntukabireke ngo bitambuke, urabibona ariko ntukabireke ngo bitambuke kuko bifite icyo bivuze, bifite n'icyo bisobanuye ku buzima bwawe. Hari ikintu bisobanuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, abihuje n'iki gicaniro, abihuje n'umuhanuzi w'Imana, tugiye kuvuga kuri izo nzozi zirindwi, nizo ngiye gusobanuraho, hanyuma hakubwira icyo zisobanuye, hanyuma tukanasenga. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Reka mbanze nsenge rero, hanyuma nguhe ikaze. Ibyo wari urimo, fata akanya iki kiganiro ucyumve kandi ukirangize. Fata akanya iki kiganiro ucyumve kandi ukirangize. Birashoboka ko wenda avuga ngo ibi ntibindeba, ariko uraza gusanga bikureba. Hari ibintu wajya gurota, hari n'abantu batarota, no kuba utarota nabwo ubwabyo ni ikibazo, sibyo? Hari ibintu wajya gureba, hari ibintu wajya gubona, hari ibintu wibonaho. Akenshi ibintu bitubaho tubibonera mu nzozi, tukabibonera mu bimenyetso, hakaba ibintu nyine ugenda ubona, ukabibona bidasanzwe, ukabibona si ibi bintu ni ibiki, ariko ndagira ngo nkubwire hari ibintu bikubaho ariko bifite impamvu yabyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana itabara. Uri Imana yumva gusenga. Zonima shando wiribirifai lelebotai nini topevo niniya. Umuntu wese umurikiye aho yaba aherereye hose, ndamusengeye ngo imbaraga z'Imana ziboneke kuri we, ndamusengeye ngo amaraso ya Yesu Kristo amwambare, ndamusengeye ngo uburinzi bwawe bumugaragareho. Mana, kora ibikomeye, wiyerekane kandi wigaragaze, kuko uri Imana igira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagarutse ngo haye ikaze. Nari nkubwiye ngo tugiye kuganira kandi ngusobanurire, mvuge ku nzozi zirindwi. Inzozi zirindwi waba wararose. Ibi bintu uko ari birindwi, niba ujya ubibona ukaryama ukabyibonaho, menya ngo uri mu byago, menya ngo ukeneye gusenga, menya ngo ukeneye umuhanuzi w'Imana. Buriya wabyanga wabyemera, hari impamvu ukwiriye gusengana n'umuhanuzi w'Imana. Benshi baravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera buri wese yigererayo. Nibyo pe, ndabyemera, buri wese yakigererayo, ndetse ubutware bwo gutegeka nawe urabufite, ndetse n'amavuta yo kwirukana abadayimoni byashoboka ko nawe waba uyafite. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo yahamagaye bamwe. Ubu bwami bw'Imana ukuntu bukoze, buri muri deparitoma nyinshi, sibyo? Buri muri deparitoma nyinshi. Niyo mpamvu uzasanga abantu bose ari abaganga, ariko ibyo bavura si bimwe, sibyo? Ibyo bavura si bimwe. Uzasanga umuntu ari doctor, ariko akenera umuforomo. Akenera umuforomo kugira ngo amutere urushinge. Rero no mu bwami bw'Imana, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yatugiriye ubuntu. Ndashima Imana ko mbere ya byose mbanza nkaba umwana w'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo yampinduye umwana w'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo yampinduye icyaremwe gishya. Rero muri uko kuba umwana w'Imana, hari ibintu Yesu yambatuye. Noneho ndenga kuba umwana w'Imana, aravuga ngo ibyo ntibihagije, noneho ndakuzamuye, renga urwo rwego, kora mu bwami bwa So. Imana y'amahoro itugirire neza. Ampa umurimo w'ubutambyi mu bwami bwa Data. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nicaye hano ndi umutambyi muri Kristo Yesu, ndi umwana w'Imana. Nicaye hano ndi ambasaderi w'ubwami bw'ijuru. Rero nawe byashoboka ko wabikora, ariko menya ngo ntabwo imbaraga zingana, nta nubwo no kwizera kungana, sibyo? Nta nubwo n'ubumenyi bungana. Hari ibintu bigutsikamira bitari bikwiye kuba bigutsikamira.
Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Hari n'abantu basenga ariko ugasanga barasenga nabi. Rero ndi hano kugira ngo ngusengere, ndi hano kugira ngo dusengane. Ijambo riravuga ngo aho babiri, haleluya, ntabwo avuze ngo aho umwe, oya, aravuze ngo aho babiri, Imana itugirire neza, cyangwa batatu bateraniye basenga Data mu kuri no mu mwuka, Data ajya yururuka akabana nabo. Mperutse gusengana n'umwana w'umukobwa, iransekeje cyane. Yaraje arambwira ati profete, bambwiye ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikorera muri wowe, kandi hari umuntu wasengeye birakunda, nanjye nsengera bikunde, atari ko sinzi niba ibyanjye byakunda. Imana itugirire neza. Yarapfushije ubukwe inshuro esheshatu, apfusha ubukwe inshuro esheshatu. Yaraje ubukwe inshuro esheshatu bumajije gupfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Bibi niyo mbimvuga, wenda hari abantu bicara akavuga ati ariko se buriya biriya bintu birashoboka, biriya bintu birashoboka. Reka mbabwire, karande ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu, kikamutsikamira, kikamunaniza, kikamubuza amahoro, kikamubuza amahwemo, ugasanga cyo kiragukurikirana. Kandi karande ntuze kuyihuza n'agakiza. Ushobora gukizwa ariko ukaba ufite karande. Karande ntiyakubuza kujya mu ijuru. Karande si icyaha, kuko karande ntuyihamagarira. Rero niyo mpamvu karande itandukanye n'umuvumo. Birashoboka ko umuvumo wakuzaho wawihamagariye. Hari abantu bafite imivumo biteye bo ubwabo, ko akenshi bitubaho bituruka mu buryo butatu. Icya mbere, hari ibyo tubamo twarabyiteye twebwe ubwacu. Burya hari ibibazo twebwe ubwacu twikururira. Kabiri, hakaba ibyo duterwa na karande z'iwacu, aho tuvuka kavukire. Burya muri karande habaho na karande nziza. Burya karande iteka ntihora ari mbi, ko hari igihe uzajya kubona umuntu yarakize, umuntu amaze gukira abyara abana baraga ku bukire bwe. Umwana akavuka rwose agasanga inzu yarubatswe, umwana akavuka rwose agasanga imodoka irahari. Iyo nayo ni karande y'ubukire. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo wavutse mu muryango ukennye, iyo nayo ni karande y'ubutindi. Imana y'amahoro itugirire neza. Niyo mpamvu ubona uyu munsi wazamutse ejo byanze, uyu munsi wakomeye ejo byanze, byagoranye. Imana y'amahoro itugirire neza. Umera nka wa murwayi uri ku kidendezi maze imyaka 38, aravuga ngo databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi, ngo iteka iyo ngiye kujyamo ngo hahita haza undi. Ngiye rero kukubwira izi nzozi zirindwi. Ibi bintu nubyibonaho, ibi bintu ukabona bikuriho, ujye umenye ko hari umwuka ukugendaho, hari umwuka ukuriho. Icya mbere, iyo urota akenshi mu buzima bwa buri munsi ukabona uraganira n'abantu bapfuye, Imana itugirire neza. Iyo ugiye kuryama ukabona uraganira n'abantu bapfuye, buri uko ugiye kuryama urabona sogokuru wawe wapfuye, ukabona murimo muraganira kandi urakijijwe, witwa ko wakijijwe, witwa ko wabatijwe, witwa ko usenga. Aho ngaho haba harimo ikibazo, ukeneye gusengerwa Imana. Hari umwuka ukugendaho. Uyu mwuka ni uw'abadayimoni, ni umwuka w'abakurambere ugenda ku buzima bwawe, ni umwuka udashaka ko hari ikintu uzageraho. Akenshi uyu mwuka ujyana n'umwuka w'urupfu bukugendaho, ko akenshi iyo uganira n'abantu bapfuye, akenshi hari igihe birangira uwo mwuka ukujyanye nawo, ko iyo baza kukuganiriza hari icyo baba bagushakaho. Icya mbere, abantu bapfuye, imyuka y'abantu bapfuye ari nabo bita abazimu. Ko buriya abantu, imyuka y'abapfuye ntiyitwa abadayimoni, yitwa abazimu. Abazimu rero ni imyuka y'abapfuye. Abazimu bituruka ku bahoze ari bazima, noneho bamara gupfa bakitwa abazimu. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya biba bikwiriye gutandukanya ibintu bibiri, abadayimoni n'abazimu.
wambye no gusenga ukamenya uburyo wirukanamo ibyo bintu. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ukeneye akanwa k'uwasizwe, ukeneye akanwa k'umutambyi. Imana itugirire neza. Uyu mwana w'umukobwa nahoze nkubwira, uyu mwana w'umukobwa we yaraje amaze gupfusha ubukwe inshuro 6, ambwira ati si ibyanjye wabishobora. Ati hari umuntu njya mpora mbona mu nzozi, ati yari masenge ariko yarapfuye, ariko akiriho n'ubundi ntabwo yumvikanaga n'iwacu, ndetse hari n'igihe yigeze kubwira papa, aramubwira ngo nubwo ubyara abana beza ariko ntacyo bazakumarira. Mana amahoro itugirire neza. Rero aza gupfa. Amaze gupfa uyu munyirasenge ngo akajya ahora ambona uyu mukobwa yaryama akabona nyirasenge mu nzozi, ngo ariko akabona amufitiye umujinya mwinshi cyane. Ngo hari n'umunsi yakubise agatoki ku kandi ari umuzimu, aramubwira ngo ntabwo uzigera unkorana ubukwe, ntabwo uzigera unyubakana urugo n'umunsi n'umwe. Noneho rero ngo buri uko agiye gukoresha ubukwe ngo habonekaga ikintu kibyica. Ngo rimwe na rimwe, ndetse ubwa nyuma bwapfuye baravuye no mu murenge. Yarambwiye ati navuye mu murenge, ubu ndi mu bantu bitwa abagore wakoze divorce, ariko sinigeze mbana n'umugabo. Ntibigeze babana, bagiye mu murenge igihe bitegura gukora ubukwe, umusore arabura pe, aragenda ntiyagaruka. Imana y'amahoro itugire neza. Umva abo bazimu. Kandi yahoraga birota, agahora birota buri uko agiye gukoresha ubukwe, akaza nyirasenge akamubona mu nzozi, kaza akamubwira ati oya, we ntuzigera unkorana ubukwe n'akanya na gatoya. Dusenga Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irahishura. Haleluya. Shimye Imana ivuga, so ni mashanda wiribirifa. Imana ishimwe kwigivuga, Imana ishimwe kwigitanga amakuru. Turasengana. Buriya nicyo cyiza cyo gusengana n'umuntu, ariko mugasengana ari umuhanuzi. Mugasengana Imana ibasha kumukora ku maso. Mugasengana Imana ibasha kumuhishurira. Buriya ntibyakunda ko mwakubaka igicaniro n'umuhanuzi, cyangwa mwubaka igicaniro na profete runaka ariko aterekwa. Imana itugirire neza. Biragatsindwa ntibikabe. Ko buriya ikintu gishobora gutuma karandi iva ku buzima bwawe, icyambere ni ukuyimenyaho, kabiri kumenya iyo yaturutse. Tugisenga rero Imana ibirahishuye. Imana igaragaza yuko nyirasenge mbere yuko apfa hari ahantu iwabo mu cyaro ko baturukaga bavukaga hariya ku Gikongoro, niho bavuka. Imana itugirire neza. Hari ahantu iwabo mu cyaro ari igiti cy'umuvumu cy'inganzamarumbu. Imana irakimishurira, Imana irakinyereka. Ndangije ndabwirwa ngo icyo giti niho mu mizi yacyo niho bari baramutabye, niho bari barashyize imyenda yiwe, bamutwaye akiri uruhinja. Uyu mukobwa yajyanywe akiri uruhinja, bamutwara imyenda yiwe, ndetse uyu mwana bamutwara n'inzara ziwe z'utwana tw'uduhinja, akiri agahinja utwara twiwe baratujyanye. Imana itugirire neza. Aragenda bihamba ahantu. Nicyo cyatumaga akenshi icyo kintu agahora aravuga ngo uko mpambye uyu mwenda, kandi uko mpambye inzara ziwe, niko uyu mwana atazigera ava hano, ntabwo azigera hava, nta nicyo azigera amarira ababyeyi biwe. Ayishyira mu mizi. Arangije aravuga ngo uko uyu myenda nshyize, iki gipfunyika cy'iyi myenda nshyize muri iyi mizi y'iki giti, uko kidafite umumaro, ntacyo kimariye kino giti cy'umuvumo, niko uyu mwana nawe atazigera agira icyo amarira ababyeyi. Ibyo bintu arabivuga, ayo magambo arayatongera, umwuka arabimpishurira. Turasenga. Haleluya. Nkunda Imana cyane. Twita twubaka igicaniro cy'amasengesho. Ndamubwira ntumva nkubwire, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibasha kukubohora.
nubwo uyu munsi witwa ko uri umudivorce ukaba ari igikomere ugendana nacyo. Hari ubukwe bwapfiriye mu murenge, yararangije no gusezerana, hasigaje kujya mu rusengero, umunsi wo kujya mu kiliziya aramubura neza neza. Ubundi bwagiye bupfa baje gufata irembo. Harambwira ati uko ndeba ahangaha bamaze kuntanga y'inkwano 3 zose ubukwe budataha. Hari abantu baba bafite ibikomere. Imana y'amahoro itugirire neza. Atari ko ngahora mu nzozi uyu mugore mubona, buri uko nitegura gukoresha ubukwe uyu mugore araza, ndamumushushanyiriza, ndamumwereka, aravuga ati uyu mugore niwe kuko nanjye naramurebaga, umwuka yaramumpishuriraga. Dusengana Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Arabanza yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Dukora amasengesho ya deliverance, ndamusengera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iramubohora. Ubu ngubu yakoresheje ubukwe kandi bwiza. Hashize imyaka 2 akoresheje ubukwe, ndetse ubu yaranabyaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ubu yararyama, ntabwo wa muntu akimubona. Tugisenga, twasenze icyumweru kimwe, iminsi 7, Imana yari yamaze kubohora ubuzima bwiwe. Ndagira ngo nkubwire, nta kintu kinanira Imana. Hari ibintu urota we ntubiha agaciro. Akenshi inzozi turota zituganisha ahantu biri kutubuza umugisha, biri gutuma tutabona mu maso h'Imana. Rero igihe cyose urota ukabona uraganira n'abapfuye, menya ko ukeneye gusengana n'umuhanuzi w'Imana. Inzozi ya kabiri, abantu mu ijoro uryama ukabona hari abantu, umuntu araza kugusambanya. Ni inzozi 7. Izi nzozi ndimo ndategura n'amasengesho, Imana y'amahoro inshoboze, nzababwira, ndetse no ku bantu bumva twazayasengana ze kunyandikira umbwira uti Prophet, amasengesho utegura ni amasengesho y'igicaniro, ni amasengesho yo gusenya ibicaniro bya za karande no gusenya ibintu by'imbaraga z'abadayimoni. Ikintu cya kabiri, abantu, uri umudamu cyangwa uri umugabo. Niba uri umudamu ukaryama mu ijoro ukabona kumva hari imyuka usambana nayo, menya ngo ni ikibazo. Hari abantu barara basambana n'imyuka batazi, ugasambana n'umwuka utazi rwose. Uyu ni umwuka wa mayimuna, umwuka usambanya abantu. Ugasanga uraryama, ariko uyu mwuka ukigera ku buriri, uyu mwuka ujya kubona ukabona uraje. Menya ngo uno mwuka ni umwuka mubi cyane, ko ni umwuka udashaka ngo wubake, ko ntabwo wakubaka ufite iyi myuka igusambanya. Kuko iyi myuka igusambanya, niyo ufite umugabo, iyi myuka iramwirukana, iramujyana. Niyo ufite umugore, niba uri umugabo bikaba bikubaho. Mu ijoro ukajya urota usambana mu ijoro. Ukeneye gusenga Imana, ukeneye guhura n'umuhanuzi w'Imana, ukeneye kwihuza n'igicaniro, tugasenga Imana, tugasenya izo mbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Ndashaka gusengana nawe wowe umeze gutyo, izo mbaraga zitsikamira, kuko izi mbaraga zitwara iterambere ryawe. 2, ntiwakubaka. 3, zigusiga icyangiro. Mu buzima busanzwe ugahorana icyangiro nawe utazi aho kiva. Iyo ufite umugabo arakwanga, iyo ufite umugore akuvaho, arakureka. Kubera ko iyi myuka yirukana abantu, abakagukunze imyuka irabirukanye. Abo mwakabanye iyi myuka ibigizayo. Ukeneye gusengana Imana. Undi muntu wa 3 nshaka gusengana nawe, ni umuntu urota izi nzozi iteka uhora wibona mu myenda y'ishuri. Kubona wibona mu myenda y'ishuri, kwibona mu ishuri, kwibona wa graduatinze, ndetse ukibona izi nzozi zijyana no kwibona wasubiye ku ivuko. Ugasubira ku ivuko ugasanga hari ahantu waturutse. Niba uyu munsi uri muri Amerika ukarota wasubiye ku itongo ry'iwanyu, ukeneye gusengerwa Imana.
iyo myuka ni mibi cyane. Iyo ni imyuka mibi, iyo ni imyuka ukeneye kwirukana, iyo ni imyuka ukeneye gusenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo ni umwuka ugusubiza inyuma, nuza kubicunga neza uhora mu buzima bwo kwizengurukaho. Akenshi iyo ugize ngo ugiye gufata ikintu, uyu mwuka ukigizayo. Uyu mwuka ukigizayo, ntabwo ushobora kugifata ngo ukigumane. Uyu mwuka ni umwuka uza ugakuraho ibintu, ugasanga uba mu kazi ariko uhora usubizwa inyuma, abandi barazamuka ariko we ntuzamuka. Uracuruza ariko ibyo ucuruza ntibirenga revo biriho, ahubwo biramanuka. Ugasanga urahinga ariko ntujya weza, ndetse rimwe na rimwe ugasarura ibitangana n'ibyo wateye. Ni umwuka wo gusubira inyuma, ni umwuka wo kongera gusubira hamwe wavuye. Iyo wavuye muri Afurika ukajya mu Buraya, ujye usenga cyane, kuko uyu mwuka ushobora kukuvana i Burayi ukakugarura ku matongo y'iwanyu, ukakugarura muri bwa buzima wahunze, ukakugarura. Iyo uri mu rugo rushobora no gusenyuka. Ukeneye gusenga Imana. Undi muntu wa kane nshaka gusengana nawe ni umuntu warose izi nzozi. Rimwe na rimwe iyo ugiye kuryama urota hari inyamaswa ziri kukwirukankana, cyane cyane inka zifite amahembe. Inka zifite amahembe ukabona ziri kukwirukankana, kandi rimwe na rimwe ukarota iyi nka ikwica. Ukeneye gusengerwa Imana. Bivuze ko imbere yawe haba hari ibigeragezo urimo uracamo, cyangwa se uzahura nabyo, ariko kandi uzabitsindirwamo. Kwa ngo iyo urose iyi nka ikwirukankana ifite amahembe, biba bisobanuye ko ni ibigeragezo biri imbere yawe, kandi nanone bikagaragaza yuko ibyo bigeragezo uzabitsindirwamo. Rero biragusaba gusenga cyane, ndetse biragusaba kwegera umuhanuzi w'Imana, mugasengana Imana. Imana itugirire neza. Ndi kwihuta cyane, izi nzozi nzafata umwanya nzisobanureho imwe kuri imwe, kandi dusenga imwe kuri imwe, ko mfite igihe kinini cyo kugusobanurira zino nzozi kandi ukazumva. Ndashaka kuguha samari y'inzozi 7 tugiye kwibandaho muri aya masengesho. Izi nzozi zishamikira kuri karande. Akenshi usanga hari karande bizisunika, usanga hari umwuka ubugendana nazo. Ukunda kurota kenshi ikintu bita inzoka ikuruma, cyangwa se inzoka ikwizingazingira mu ijosi, cyangwa se ukabona wajya kuryama ukabona inzoka iraje, ukayibona mu nzozi. Bisobanuye ko ukeneye gusenga. Hari umuntu ukuroga, hari umuntu ukuroga. Icyo gihe baba barimo barakuroga. Hari imyuka bakoherereza. Buri uko ugiye kuryama ukabona inzoka mu nzozi zawe, ukabona inzoka mu iyerekwa ryawe, hari umurozi kandi uri bugufi bwawe urimo arakuroga. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa, ukeneye guhura n'umuhanuzi w'Imana, ukeneye kwinjira mu bihe by'amasengesho, ukeneye gukubita uwo mwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Cya gatanu, Imana y'amahoro itugirire neza, kurota mu nzozi ukibona urimo urarya ibigori byokeje. Ibigori byokeje. Ibi bigori byokeje ukeneye gusenga cyane, kuko ibi bigori byokeje bisobanuye ko hari imyuka, hari imbaraga z'abadayimoni. Uri mu bihe bitakoroheye, uri mu bihe bigoye, niba utaranabyinjiramo imbere yawe birahari. Ni ukuvuga ngo uri mu bigeragezo, kandi icyo kigeragezo kizaba gikomeye cyane. Nubona n'umuntu wari inshuti yawe ukamubona mu nzozi, ariko ukamubona guhereza ikigori, ariko akaguhereza ikigori cyokeje, menya yuko uwo muntu ukwiriye kumusengera. Azaguteza ibigeragezo, azaguteza intambara. Ukeneye gusenga cyane. Inzozi ya gatandatu, kuryama mu nzozi ukabona imbeba ziraje zikuriye mu biganza, ndetse izi mbeba zinakuriye mu birenge. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe ubyuka ugasanga
ibirenge byawe imbeba zabiriyeho. Hari abantu bakunda kuribwa n'imbeba, imbeba zikakurya pe kandi uri muzima. Mu busanga ubundi imbeba zirya abantu bapfuye, ariko wowe ugasanga uri muzima ariko imbeba zirakurya. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana. Wo ni umwuka mubi. Akenshi uyu mwuka w'imbeba ugendana n'inyatsi, uyu mwuka w'imbeba ugendana n'ubukene, uyu mwuka w'imbeba nta kintu utunga ngo gihamaho ngaho. Uyu mwuka w'imbeba nanone ukagendana n'ikintu bita uruzerero. Akenshi niba urota ukarota imbeba zikurya mu biganza, nta kintu ushobora gutunga. Imbeba zakurya mu birenge bivuze ko ingendo zawe aho wateganyaga kujya ubwo zirakatitse ntibigikunze. Ikindi kintu, undi mwuka cya karindwi, ikintu ukeneye gusengerwa kuri iki kintu cya karindwi, Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari umuntu abantu bajya bakunda kurota, akenshi ukibona uri mu marimbi. Waryama ukibona uri mu marimbi, ndetse waryama ukabona urimo uramanuka mu rwobo rurerure cyane. Ni inzozi ya karindwi, ni ikintu cya karindwi ariko gikomeye cyane, ahantu haca akarongo. Niba ujya wibona uri mu marimbi, ukajya wibona umanuka mu rwobo cyane, bagutanzemo ibitambo. Vuze ngo hari umuntu wagutanzemo ibitambo kandi yagutanze ikuzimu. Ukeneye gusenga cyane kandi ukeneye kuba maso, ukeneye kuba imbere y'Imana. Imana itugire neza. Nizo nzozi zirindwi nashakaga kuvugaho, nashakaga kukubwira. Ariko noneho icyo nshaka kuvuga gikomeye, ibi byose, intambwe ya mbere yo kubohoka, ndavuga intambwe 3. Intambwe ya mbere yo kubohoka no gukurwaho izi mbaraga no gukurwaho ibi bigutsikamiye, intambwe ya mbere niyo kwihana ibyaha. Utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, n'ubundi ntacyo byatanga. Kabiri, ikindi iyo uri mu byaha, ibi bintu urabikora ariko nta kintu bikumarira. Rero niba ushaka kubohoka by'ukuri, kubohoka byuzuye, ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Kubohoka byuzuye ni ukuva mu byaha. Rero niba ushaka kubohoka, va mu byaha, wanga icyaha n'igisa nacyo, nibwo uzaba ubohotse rwose. Anga icyaha n'igisa nacyo, uve mu byaha, uzaba ubohotse. Ntambwe ya kabiri, kugira umunyamavuta, kugira umuhanuzi mu buzima bwawe. Niba ufite umunyamavuta musengana, umuntu ugusunika, umuntu uguhereza ikiganza akaguhagurutsa. Jambo rirambwira ngo Petero na Yohana basanga ikirema ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Rero ngo bakihanura, wahuye n'abahanuzi baraguhanurira ariko ntabwo baguhagurukije. Akenshi buriya abahanuzi guhanura ni kimwe, no kwinjira mu byo bahanuye ni ikindi. Kandi ndagira ngo nkubwire iki kintu, ijambo Imana ivuze ubundi ringana n'iki ikoze. Ariko Imana yarabivuze ubitegereje imyaka ntabwo urabibona. Impamvu nta yindi. Hari abahanuzi bahanura ariko ntibatange intsinzi. Ugasanga rimwe na rimwe umuhanuzi araguhanuriye, arakubwiye ngo mbonye mu rugo iwawe hari ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ubwo si ubuhanuzi. Bere yuko ibibazo ntabwo ari ubuhanuzi, ntabwo ari akantu gashyashya yavumbuye. Ibi bibazo nawe wari usanzwe ubizi ko bihari, sibyo? Ubwo niba usanzwe ubizi ni gute Imana itabizi? Dore umuhanuzi nukubwira ngo dore mu rugo iwawe hari ibibazo, ariko dore inzira uri bubisohokemo. Buri buhanuzi bwose rero uhabwa ariko butagira intsinzi, uwo muhanuzi aba afite ikibazo. Ni bya bindi abana b'abahanuzi babwiye Elisa bati, wari uzi ko uyu munsi Uwiteka ari bugukureho shobuja? Elisa arabareba arababwira ngo ye ndabizi, ariko ni muceceke. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye umutambyi. Rero ngo Petero barahanura ngo nta feza n'izahabu nabyo dufite, ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Ijambo riravuga ngo maze Petero amuhereza ikiganza. Haleluya! Amuhereza ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Hari abantu bagusengeye, abantu baraguhanuriye amasezerano urayafite, ariko ntabwo baraguhereza ikiganza. Haleluya! Ndashaka gufata ikiganza abantu bankurikiye.
ndashaka gusengana nawe wa muntu w'unkurikiye biriya bintu birindwi byose uko nabivuze biri ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe wiyumvishijemo nka bitatu wabonye ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe urankurikiye, birashoboka ko uri mu Rwanda, nshaka gusengana nawe. Uri mu Burundi, nshaka gusengana nawe. Uri muri Canada, nshaka gusengana nawe. Uri muri Amerika, nshaka gusengana nawe. Niwiyumvaho bino bintu mpamagara umbwire ngo Prophet ndashaka gusengana nawe. Niwiyumvaho imyuka mpamagara umbwire ngo ndashaka dusengana, ndashaka kwihuza n'amavuta y'umuhanuzi mu izina rya Yesu. La bini fo shando wiribirifai lele botai mekota ya nini topevo nini ya. Reka nkubwire agaciro k'umuhanuzi. Numenya agaciro k'umuhanuzi, numenya agaciro kaba bamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukwiriye kuyoboza Imana inzira. Abakera bayobozaga Imana inzira bajya kwa bamenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Akajya kwa bamenya, bamenya nawe akamumenyera uko bizagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero urasabwa kumva no kumvira. Ukiyumvaho biriya bintu navuze, ukeneye gufata nimero yanjye, urayibona kuri screen aho ngaho, unyandikira umbwire ngo Prophet ndashaka gusengana nawe. Fata iyo nimero iri kuri screen, unyandikira umbwire ngo ndashaka gusengana nawe. Mbwira uti ndashaka kubakana nawe igicaniro. Imana y'amahoro itugirire neza. Fata iyo nimero iri kuri screen, umbwire ngo Prophet ndashaka kubakana nawe igicaniro cy'amasengesho. Dusenge ibyo bicaniro by'abazimu, duhamagara Imana, usengera Imana. Hari amavuta ahindura amateka, hari amavuta kandagira amateka we, hari amavuta adukuraho imyaka, adukuraho imikoshi, adukuraho za karande, zikatuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusengera Imana. In the name of Jesus, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, sengera uyu muntu warunkurikiye. Ayizoni mashando wiribirifai lele botai mekota ya nini topevo nini ya. Mbaraga z'Imana zibohora. Hari umuntu warunkurikiye arwaye, hari umuntu warunkurikiye hari imbaraga zimutsikamiye, hari umuntu warunkurikiye hari imyuka imugendaho. Uyu muntu ndamusengeye muhindure muzima. Uyu mumama unkurikiye wari urwaye amaguru, ndamusengeye yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu warunkurikiye barimo birukana mu kazi, ndamusengera mu izina rya Yesu. Ndamuhesha gusubira mu kazi, ndamuhesha gukomera, ndamuhesha imbaraga, ndakoresha itegeko in the name of Jesus. Hallelujah. Mana mugirire neza kandi umurengere. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urashaka gusengana nanjye? Nyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira uti Prophet nshaka gusengana nawe. Ihuze n'aya mavuta kandagira amateka, ubundi dusengana Imana, Imana ibohora ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi byinshi bimeze nk'ibi. Ikiganiro cyo ni mumubohore, ni ikiganiro muzajya mwumva kandi kenshi. Ukeneye kubohoka, hari ingoyi zakuboshye, hari ikintu gituma utagera ku mugisha wawe, hari ikintu gituma utagera ku masezerano yawe, hari ikintu gituma utagera ku mahirwe yawe, hari ikintu gituma utagera ku iterambere ryawe, hari ikintu gituma utagera ku butsinzi bwawe. Rero ihuze n'aya mavuta dusengana Imana, undi Imana ibohora ubuzima bwawe. Iki kiganiro gisharinge n'abandi, kigere kure, ndagusaba gisharinge kigere kure, nabwo uraba wihuje n'amavuta. Ariko waruzi ko no kumvira nabyo biruta ibitambo. Rero supporting, ukora subscribe kuri iyi channel, ukore like, comment yawe yo ni ingenzi. Hanyuma dukomeze dutwike imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, dusenyere Satani, twubaka ubwami bw'Imana. Imana y'amahoro iguha umugisha. Nge ndi Prophet Ema. Ibyo si byo nirata Kristo wampaye agakiza ke ku buntu, akangirira neza, akambatura, akankura muri karande z'iwacu, akampa umugisha, akangabiza kuvuga ijambo ryiwe, icyubahiro n'ikibikiwe. Rero reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao, Imana y'amahoro ibagirire neza. Shalom.